Nitwa Daniela, umukobwa ufite amafaranga ariko wabuze umugabo. Mfite byose ariko nabuze n'umudivorce. Mfite byose ariko nabuze n'uwapfakaye ngo nkunde. Kubw'imyaka yari yanjyanye nisanze mu rukundo n'uwari umuzamu wanjye. Ibaze kugira amafaranga nkayo mfite ukabura umusore n'umwe wo gushira uzamubona. Urukundo rukugize umuzizi zo kuva hasi kugera ku mutwe ku buryo ureba mu bagabo bose bari muri iki gihugu n'abari hanze y'igihugu ugahitamo karagasanga. Nyemerera dukundane. Namukoreye byose, namuhinduriye ubuzima. Arankunda, arankundwa akaza. Resemi, kuki watinze gushaka? Urumukire, njyewe ndi umuhanya, ubwo wankunda ute koko? Sheri, mubwize ubu ndishimye pe. Gusa sinzi niba uko nishimye ariko ndishimye. Nabonye akazi ejo ndazindukira i Kigali. Naje gusanga afite indi migambi itandukanye n'ibyo nibwiraga.